Muri uwo muhanda hari harimo abasirikare bo mu matsinda ane. Itsinda rya mbere ryari ry'abasirikare bari bavuye ibwami baherekeje Mando, Liana na Daikiri. Mu bari barigize batatu bari bapfuye, kandi abo batatu bari barimo na Daikiri bakubise inkota ku mutima agacira amaraso agahita agwa hasi. Abaryo bari bagihagaze bari Liana wari wakomerekejwe ku kuboko, Mando wari wakomeretse bamukubise inkota ku rutugu bakamubaga no mu mugongo, ariko agikomeye kuko kwari kumusharura gusa, hamwe n'abo basirikare babiri bandi. Irindi tsinda ryari ry'abasirikare bari boherejwe n'umwamikazi ngo baze gutangira itsinda rya Mando, ngo we na Liana na Daikiri babicire mu nzira nk'uko umwamikazi Kariha n'umukobwa we Kurete babyifuzaga. Abo bari bambaye masike mu maso umuntu atapfa kubamenya. Bose hamwe bari 10, ariko byarangiye 5 muri bo baguye mu mirwano. Abari basigaye bahagaze nabo bari 5 bambaye impuzankano zo mu bwami bwo mu majyepfo nk'uko byari byasabwe. Iryo tsinda ryari ryabanze ku ruhande rw'andi matsinda. Itsinda rya gatatu ryari rya Zeri, Yashiri n'abandi basirikare be 2. Abo bari bagiye ibwami kwa Kitani ngo bajye kureba ko hari icyo bakora ibwami bagasabira Liana imbabazi, kuko bari bazi ko yari bwicwa uwo munsi. Zeri yari afite intego kugera kwa Kitani, yasanga Liana bataramwica akabasaba kumwica mu cyimbo cye kuko amakosa yose yayishinjaga. Niwe wari waranze Kurete bari baramuhitiyemo ko bazabana kuva akiri muto, yakwibonera Liana wari mwiza kumurushaho mu cyaro akamumurutisha, niho ibibazo byose byari byaraturutse. Abari bahagaze bari 3, Zeri yatewe umwambi mu rutugu kimurimo banze kumucomoramo, n'abandi basirikare 2 ari bo Merashi na Nasi. Yashiri yari yapfuye byarangiye. Itsinda rya 4 ryari ry'abatabazi bari bavuye ku mupaka. Abo babarirwaga muri 50. Abo nibo bari bayoboye muri uwo mwanya. Bari baje bakurikiye Zeri, Yashiri, Merashi na Nasi bari banyuze ku mupaka bihuta bavuye muri Hiroshi bakinjira mu bwami bwabo bwa Kitani nta ruhushya bahawe. Bifuzaga kumutangira agasubira inyuma bakamusubiza kwa Hiroshi. Bari basanze imirwano ikomeye cyane, ariko ubwinshi bwabo butuma ihagarara. Bose hamwe bari bazima, basabye barwanaga kwegerana. Wari uhagarariye abatabazi yasabye ko imirambo yose bayigize imbere bakareba uko bari kuyitwara. Yarababwiye ati mugite kapiteni wanyu nonaha, mukore ibyo ndababwira byose, harimo na Zeri w'igikomangoma, ntihagire uhiha kumvuguruza. Mu gihe yaragiye gukomeza kuvuga habaye ikintu gitunguranye. Burya Daikiri ntiyari yapfuye burundu. Nibyo koko Liana na Mando bari babonye ko Daikiri bamukubise inkota ku mutima agacira amaraso akagwa hasi, bikagaragara ko ahise apfa, ariko ntiyari yahwereye. Ahubwo byabaye nk'aho ataye ubwenge by'akanya gato, bihurirana no kuba inkota yari kimwishinzemo. Amahirwe yagize nuko batari bahise bayimucomoramo, kuko byari gutuma amaraso amushiramo agapfa bya nyabyo. Abari bari guterura imirambo bayegeranya bamugeza harakorora basubira inyuma gato bikanzemo. Babonaga yapfuye byarangiye, nyamara yari muzima yagaruye ubwenge. Gusa yari yanegekaye cyane. Manda kibona umwana wari muzima kandi yarazi ko yapfuye, yarishimye buri cyo akora amarira amuzenga mu maso. Liana wari ugihobeye Zeri ariko urizwa no kuba yarakekaga ko nawe yanapfa kuko umwambaro wafashe mu rutugu kimwishinzemo, ariko mureba mu maso nk'umusezera. Yumvise musaza wakoreye amurekura gato ahita ahaguruka ngo ajye aho yarari, ariko kapiteni yamusabye kwicara hamwe akareka iyo mikino kuko Daikiri yarabaye muzima bisa nk'azutse. Itsinda rya Mando ubwo ryari ryungutse umuntu. Bakiri ku ruhande, 2 ku ruhande rwabo nibo bari bapfuye. Zeri yari afite agahinda gakomeye bidasanzwe kuko Yashiri yari inshuti yo kuva mu bwana akaba yari yapfuye. Nta kintu na kimwe atarazi kuri we. Ubucuti bwabo bwari bumeze nk'ubwa Mando na Kitani bakiri abasore. Yarabuze umuntu w'ingenzi. We yari yapfuye bya nyabyo, afatana rwanyi kandi yarindwanye ikomeye kumurusha. Kapiteni amaze kubona ko ibyategetse bimaze gukorwa, yasabye babanze gusubizamo masike zabo. Yarababwiye ati twese turi hano tugiye ku kibwami kwa Kitani. Mwebwe mu itsinda ry'abanzi n'amahirwe ko abapfuye muri mwe bangana namwe musigaye muri bazima. Buri wese arafata umurambo w'umwe yambaye uko yambaye na masike mu maso amushyire ku rutugu kugera tugeze ibwami. Muri abo Zeri na Daikiri nibo bari bakeneye ubutabazi bwihutirwa. Kapiteni yabwiye abasirikare 2 ati mwihute mubwire umwami ko tugiye kuzana abantu barembye, mumusobanurire ko ibintu byose byagenze, mumubwire indembe dufite kandi ko abarembye cyane barahagezwa mbere. Mando wari ugifite agatege yabwiye kapiteni ati nyakubahwa reka ngusaba akantu koroheje. Nawe ati kansabe nta kibazo. Mando wari wemeye ko wamenye ko abasirikare bari biyoberanyije babaga ibwami barinda ingoro. Yatekereje ko ubwo bari boherejwe n'umwami nyirizina Kitani ubwe ngo baze kubicira mu nzira, cyane ko nyine yifuzaga kwica Liana. We ntiyarazi ko bari boherejwe n'umwamikazi. Yabwiye kapiteni ati wareka njye na Liana tugafata igare rimwe tugatwaramo Daikiri tukajya kumwivurira tudasubiye ibwami. Kapiteni ati kubera iki? Manda ati igikomangoma Zeri yaraje gutabara Liana. Yaganaga ibwami kuko arabize neza ko uyu munsi Liana yari bumanikwe akicirwa ibwami azira ko Zeri yamukunze akanga Kurete. Njye ubwanjye nagiye kuvugana n'umwami yemera kutamwica, ahubwo amiza impano n'abantu bo kumerekeza ntahana n'abana banjye. Ndakeka ko byanga bikunda abo basirikare rero babohereje ngo baze batwicire mu nzira biyoberanyije kuko we yanze kunyicira. Kutureka tukagenda kwa rukojejisha. None nudusubiza ibwami baraduhohora, tubabarire twirwaneho.
Kapiteni ataravuga, abo basirikare b'abanzi nabo bahise bavuga bati nyakubahwa, aho kutujyana ibwami natwe twicira wowe ubwawe, kuko umwami natubona aratwica. Kapiteni yanze kubatega amatwi, arababwira ati nta rindi jambo nshaka kongera kumva ku mpande zombi. Niba umwami yateganyije kwica umuryango wa Mando nkanga ko mwicwa, n'igihe wabizira kandi namwe ntaho mwazamucikira. Reka umwami akora ikiri ku mutima we, ndabajyanayo hari n'ubwo yakwisubiraho ntabice. Yabajije abo basirikare ati mwatumwe nande? Baramubeshye bati twatumwe n'umwamikazi, ariko yatubwiye ko umwami abizi, ubwo niwe watwohereje. Yifuzaga ko twica Mando, umuryango we n'abasirikare bari babaherekeje. Kapiteni yarebye babandi yaragiye gutuma ati nimugende, ibyo murabisobanurira umwami, ndakeka byose mubyumvise. Njye ntacyo ndi cyo gukora ibinyuranye n'ubushake bwe. Zeri nawe yaragiye gusaba ngo kapiteni areke we na Mirashi na Nasi bigendere bamujyane i Hiroshi baba ariho bamuvurira. Abonye ko Nariya n'abari bagiye kumujyana mu igare rimwe, yemera kumukurikira ntiyagira icyo avuga. Amahirwe yarahari, amafarashi yakururaga amagare yari arimo impano umwami Kitani yari yahaye ba Mando ntiyari yageze kure cyangwa ngo amagare yangirike. Ayo bayifashishije mu gutwara Mando, Rihanna, Daikiri na Zeri mu buryo bwiza kandi bwari bwizewe. Abo batwawe mbere bihutishwa babajyana ibwami aho bari guhita bahabwa ubuvuzi. Nka Zeri w'igikomangoma yagiye aherekejwe nabo abasirikare be babiri Mirashi na Nasi hamwe n'abandi bane kapiteni yari abongereyeho. Icyakurikiyeho kwari ugutoranya abandi basirikare bari kugenda baherekeje itsinda ry'abanzi, kuko bo bari kugenda n'amaguru buri wese yikoreye umurambo wa mugenzi we. Kapiteni yasabye abo bandi gusubira ku mupaka, ajya mu itsinda ry'abagombaga kugera ibwami batwaye imirambo ya Yashiri nabo abasirikare babiri bo ku ruhande rwa Mando bari bapfuye. Kapiteni niwe wari gusobanura akantu ku kandi kurusha uko abandi bari kubikora, nawe yagiye ibwami. Nka 30 mu bo bari bazanye basubiye ku mupaka. Ni ukuvuga ko bari bagiye ibwami bagiye mu byiciro bitatu. Icya mbere cyari icy'intumwa, icya kabiri ari cy'abajyanye na Zeri, ndetse n'abo bandi bari bazanye nabo basirikare bari biyoberanyije. Icyakora mu basubiye ku mupaka, kapiteni yabatumye ku ngabo za Hiroshi ati ntimubakure umutima ngo mubabwire ko Zeri yatewe umwambi mu rutugu, ahubwo mubabwire bategereze n'umwe umwambi Kitani arohereza. Gusa mubabwire ko bafatiwe mu nzira bakoherezwa Kitani. Ibyo biraba bihagije. Za ntumwa zagize ibwami baziha inzira zijya kwivuganira n'umwami. Umusirikare umwe amusobanurira akantu ku kandi, anashyiramo akajambo kavuga ngo abasirikare wohereje biyoberanyije nibo babiteye. Arenzaho ati tuje mbere ngo tubasabe mutegure uko murita ku bakiri bazima barembye. Kitani nta muntu yarigeze atuma, yahise akeka ko ari umwamikazi kariho aho bikoze. Kitani yijyaniye n'abo basirikare babiri b'intumwa ku marembo ngo aze kwakira abo bari baje bakomeretse. Mu minota mike cyane bakigerayo, yatunguwe no kubona haje igare ryari ririmo Mando, Zeri, Daikiri na Rihanna. Mando yari yacecetse adafite amagambo menshi. Yaratekerezaga ati Kitani ntifuza kutureka ngo tubeho, reka nceceke namaze kubona ubugome bwe, hanyice nta rindi jambo ryanjye na rimwe yumvise. Umwami Kitani ataranavugisha bari baje, yasabye ko umwamikazi na Korete wari utangiye kohererwa baba bafungiranywe mu cyumba. Igare bararizanye barimugeza imbere. Kitani azengamirira mu maso kubona Daikiri yarameze nk'uwapfuye, inkota ikimurimo, Zeri umwambi wahinguranyije urutugu ikimurimo, Mando afite ibikomere kandi yacitse intege cyane. Nariya niyo yakomeretse ukuboko kwanabyimbye. Kitani yabuze ahera avugisha Mando cyangwa abo bandi, asaba ko bategurwa icyumba bari kuvurirwamo vuba vuba. Abaganga bahise babikora, bashyiramo imiti yose n'ibikoresho bari kwifashisha. Gusa kubona Zeri ameze atyo kandi yari igikomangoma cyo mu bundi bwami byamuteye ubwoba bwinshi cyane, kuko abari babikoze bari abasirikare be bwite, nubwo na Zeri yari yinjiye bitemewe. Bamaze kubageza mu cyumba cyo kubavuriramo, Kitani n'aba basirikare babiri bagarukanye ku marembo ngo bategereze abandi bari inyuma. Mu isaha irengaho iminota mike, abasirikare bari bambaye imyenda y'ubwami bwo mu majyepfo bageze hakurya baherekejwe n'abandi basirikare. Kitani koko yagize ngo nabo mu majyepfo 100%. Izo ntumwa zari zamubwiye ziti abasirikare bari bambaye nk'abo mu gihugu cy'amajyepfo nibo babatangiye barabarwanya, tuhageze bavuga ko boherejwe n'umwamikazi kandi ko boherejwe ubizi. Umwami yari afite amatsiko yo kubareba mu maso. Bakihagera buri wese afite umurambo ku rutugu. Umwami yasabye ko bajya mu mbuga ngari y'ibwami babajyanyeyo. Umwami asaba kuvanamo masike ngo abanze kubareba mu maso. Yasabye ko banazikuramo imirambo, arebye abona bose ko ari ab'ibwami. Yari abazi. Yaratekereje buri cyo gukura uwo mwanya. Kapiteni yongeye kumusobanurira uko byari byagenze, ibyo bari bakoze. Umwami arabibashimira, icyakora asaba ko we n'abasirikare be bahabwa ibyo kurya n'ibyo kunywa bagasubira ku mupaka, aho hagasigara abo bagambanye n'imirambo yabo. Umurambo wa Yashiri nabo abasirikare babiri bari baherekeje Mando, yasabye ko ishyirwa ahantu hiyubashye, noneho abo banzi bo bakaguma kwicarana n'imirambo yabo barindwe n'ingabo z'ibwami. Yohereje intumwa yarasanzwe yohereza ibwami kwa Hiroshi ngo igende musabe kuza mu bwami bwe yihuta kandi ngo arenzeho ko ibintu ari amahoro. Amubwire ko ashaka ko baganira kuko umuhungu we amufite mu biganza kandi akaba atamukuye mu gihugu cye cya Hiroshi, ahubwo akaba yamufatiye mu bwami bwe bwa Kitani. Umwami yabaye agiye kuryama, yari yanze kugira icyo atangaza ako kanya, bose yarabasize mu rujijo. Amasaha yari yamaze kugera ahagana saa 9 z'amanywa nibwo abanyuma bari bageze aho.
Yarabizi neza ko Hiroshi atari guhita ahagera ako kanya kuko hari harimo akagendo, ni ukuvuga ko intumwa yari kugenda ikagerayo nawe akabona kuza. Yararyamye ngo wenda asinzire, yibagize agati ibibazo yari arimo byari byafashe intera ikomeye cyane. Imirambo y'abandi yasizwe aho hanze itwikirizwa ihema, abo bagambanyi baba bashyize mu nzu y'imbohe. Umugoroba warageze, burira, abaryama bararyama, hasigara abasirikare bari kurara barinda umutekano w'ibwami muri iryo joro. Kitani ntiyari yitaye kuko umwamikazi n'igikomangomakazi bari bashyizwe mu nzu y'imbohe, cyangwa se ngo ajye kureba niba abarwayi bari gutora agatege. Niyumvishaga ijambo ari kuvugira mu maso ya Mando yari yeretse ko birangiye, amusezeranyije kuzamusura akamugira umutware yaba ataragera kure akatakwa. Mu masaha ya saa sita z'ijoro Hiroshi yarahageze. Umwami bagiye kumubyutsa nubwo yari yaryamye. Hiroshi yarazanye n'abasirikare be, bo basigara hanze, we yinjizwa mu cyumba cy'abashyitsi. Kitani yabonye kuza amusanga muri icyo cyumba. Baribanye mu maso, Hiroshi agaragara nk'ufite impungenge, Kitani we afite ubwoba. Kitani yahise avuga ati, Hiroshi, ntuce urubanza utarumva. Ubanza utega amatwi buri kimwe cyabaye, maze ubone kugira icyo utekereza kuri ibi. Icyo nifuza nonaha ni ukukwakira ukaruhuka, tugategereza ko mu gitondo hagera. Hiroshi ati, nifuza kurara mu cyumba umwana wanjye arimo. Njye sinaruhuka ntarabona umuhungu wanjye Zeri. Kitani atameze neza ari kuvurwa. Icyiza ni uko waza tukiryamira ku buriri bumwe, mu gitondo ukabona ubuza kwinjira muri iki kibazo. Nanjye natuje, sinashatse kubyinjiramo utaragera hano. Hiroshi ati, ndi mu rugo rwawe, sindi butanga itegeko. Ibyifuzo byanjye byari ibyo. Ariko ubwo niwe uzi icyambere cyiza kurusha ikindi mu gihe ndi hano. Reka mbanze ndyame nduhuke, nubwo bwose ntizeye ko ndi businzire. Kitani ati, ndaguha divayi nziza tuyisangire. Nta muntu uyinywa ngo abure ibitotsi, nubwo yaba afite ibibazo bingana iki. Iyo divayi barayizanye, bayinywa Kitani amuganiriza, mubwira muri make uko Mando yaje, agasanga ari inshuti ya kera yari yarabuze, bikarangira afashe umwanzuro wo kutica Riyana. Yarengejeho ati, niba wa musirikare nakubwiraga wari inshuti yanjye, uwo nafataga nk'umuvandimwe wanjye, ariko akaza kurirwa irengero. Yari yarigiriye gutura mu byaro, aranyihisha burundu, abyara abana, aribo Daikiri na Riyana. Nongeye kumubona ari uko aje gutabara umukobwa we ngo ndamwica. Ibyo nabyo Hiroshi ntiyari abizi. Kubimubwira, amusobanurira ubucuti bwabo we na Mando byatwaye nk'isaha n'igice. Inkuru yagiye kurangira Hiroshi inzoga yamugezemo, ibitotsi byamufashe, we na Kitani baryamaho mu ntebe. Hiroshi niwe wakangutse mbere agana saa 12 n'igice zo mu gitondo. Yahise akangura Kitani ati, uzi ko bwakeye? Kitani yaramubwiye ati, nari nabikubwiye ko utanywa divayi ngo ubure ibitotsi. Hiroshi ati, mbere yo kujya mu bindi ariko ubanza urangize inkuru wari watangiye. Kitani ati, nyine njye na Mando twaraganiriye, turasangira, turishimana, mwemerera no kwica amande nkamugororera, nkanamugira umutware w'agace atuyemo, kandi Zari yazabishaka akazibanira n'umukobwa we Riyana mu mahoro. Ibyo nibyo twemeranyije. Tumaze kubyemeranya, ndaramusezereye arataha, asubiranayo n'abana be 2. Nta kindi kintu nari nzi kitari ibyo. Ejo rwose natungwe no kubona bagarutse bakomeretse cyane, bari kumwe n'umuhungu wawe. Nanze kubyinjiramo, ndavuga ndire kubanza uhagere, tuze kubiganiraho neza turi kumwe n'abahuriye muri icyo kibazo bose, uretse ko abasirikare bo ku mupaka bona baretse bakisubirirayo. Hasigaye 2 bari boherejwe nk'intumwa. Ubwo bukeye reka tujye mu cyumba kirimo umuhungu wawe ubanze kumusuhuza, tunahategure ariho byose biza gusobanukira. Bajyanye muri icyo cyumba cyari kigari bihagije, kirimo abaganga n'abarwayi babo, Zeri, Riyana, Daikiri na Mando. Hiroshi akinjira yabonye umuhungu waryamye yasinziriye, agira ubwo bakeka ko yapfuye, ahita amwegera amuhagarara iruhande, amureba mu maso, amukoraho ngo yumve ko ari muzima, yumva kuko kari kuza. Yariruhukije kuko ko ari gusinzira bisanzwe. Kumukuramo umwambaro wamufashe mu rutugu byari byabagoye. Daikiri nawe yari yasinziriye. Bari bamukuyemo inkota yari yishinze ku mutima, uretse ko itari yawugezeho neza ngo iwukomeretse, bamushyize ibipfuko mu gatuza. Mando nawe yari yuzuye udupfuka ahantu hose. Icyakora Riyana we yari yatakaje imbaraga. Icumu bamutera ikamuhusha ryari riri kwihuta cyane kandi rifite uburemere. Kumufata ku kuboko rikamukomeretsa byari byatumye ukuboko kubyimba cyane. Nawe yari afite ibipfuko. Hiroshi akibabona yaravuze ati, numva nkine gusobanukirwa ibintu byinshi. Kitani ati, umwanya n'uyu. Bose hamwe tugiye guhurira muri iki cyumba kirimo abarwayi, mpamagara umwamikazi n'igikomangoma Colette naraje mu nzu y'imbohe nabo baze. Uwo mwanya bose hamwe n'abasirikare bari bafunzwe b'abagambanyi binjijwe muri icyo cyumba. Hari harimo intebe zihagije, hateguye nk'ahagiye kubera inama. Kitani yifuzaga ko abo ngabo bari barwaye nabo bumva uko byose byari byagenze. Aho hiyongereyemo abajyanama, abanditsi n'abakuru b'ingabo za Kitani. Umwamikazi Kariha n'igikomangomakazi Colette nabo bari bahageze bicaye. Daikiri na Zeri bari bakangutse nubwo batari bafite imbaraga zo kuba bakweguka. Umwami Kitani yafashe ijambo ahera ruhande avuga inkuru yose uko yagenze. Yahereye kera cyane Kitani wa mbere na Hiroshi wa mbere bakiriho bakicana, maze nka Kitani agasimbura se na Hiroshi akaba umwami. Yakomereje ku kuntu we na Hiroshi banze ko intambara zikomeza, bakazihagarika, bagahitamo kuba inshuti n'abavandimwe, ndetse kugira ngo umubano wabo ushimangirwe
bakemeranya ko bazashyingirana abana babo. Yanagarutse ku bucuti bwe na Mando bakiri abasore nuko yaje kumubura. Yahise asimbuka agera ku bya vuba ubwo Zari yajyaga kureba umukobwa bari baramuhitiyemo mu gihugu cya Kitani ariwe Colette, yagera mu nzira bagakora impanuka. Inkangu yarabategukanye, abasirikare be barapfa, bajya gufata amacumbi kwa Mando aho Zari yageze akikundira Rihanna, yabona Colette akamwanga. Ibyo byakurikiwe n'ibibazo bitandukanye aho Colette yashatse kwiyahura kubera ko bamwanze, uko abasirikare ba Zari bagiye mu bwami bwa Kitani bakica abasirikare be, uko yagiye kwihorera kuri Hiroshi amuziza ko abasirikare be binjiye mu bwami bagacikana n'abantu be, ni ukuvuga ababyeyi ba Rihanna, ariko yageraho bakiyunga intambara ntibe, bagasanga amakosa ari ay'umwamikazi wari wohereje ingabo kwa Rihanna ngo bijye kumwicana nabi wabo n'ibindi. Yageze ku mwanzuro bafashe wo kwica Rihanna ngo akajagari gahagarare, n'ukuntu se Mando yaje gutabara. Amaze kubivuga yagarutse ku munsi abasezerera azi ko bagiye gutaha amahoro, akazajya kubasura ajyanywe no kugororera Mando inshuti ye ya kera, ariko agatungurwa no kubona bagaruka ari intere mu gihe gitoye. Atagiye kure yasabye abo basirikare bari bambaye masike gukomereza aho yaragejeje, babeshya akabica, bavugisha ukuri akababarira. Umusirikare umwe yasabye bagenzi be gukuramo masike, maze aravuga ati twe twari abarinzi ba hano, umwamikazi niwe wadutumye adusaba kwambara uko, tugenda ari nijoro turarayo, ba Mando badusanze twarayeyo. Icyatumye dusaba kwambara nk'abasirikare bo mu majyepfo kwari ukugira ngo atazagira ukeka ko abishe Rihanna n'umuryango we barabo mu bwami bwawe. Barongeye barabeshya bati yadutumye yatubwiye ko bizi, nyamara umwamikazi ntiyari yababwiye ko umwami abizi cyangwa atabizi. Yarakomeje ati twe twari tuzi ko turi kukurwanirira Nyagasani. Kitani ababaye cyane ati mu nzira byagenze bite? Nawe ati ba Mando baraje turabarwanya birwanaho. Imirwano imaze gushyuha bamwe bapfuye, twabonye amafarashi naza dusatira, bamwe muri twohereza imyambi batazi ko ari Zari n'ingabo ze. Nuko byagenze ziragakomereka, umusirikare we witwa Yashiri wagapfa. Kitani yasabye kuvuga umwamikazi uko byagenze, abanza gutakamba asaba imbabazi. Umwami yaramuretse yikoze ibyo ashaka, ararira avuga ko yakoreshejwe n'amarangamutima, atazi ko byari kugeraho hose. Ageze arasobanura ati umukobwa wanjye Colette yarakomeje kuremba kuko Zari yamwanze. Agahinda ke nanjye nakagize akanjye, kubona ubabariye Rihanna ngo nuko se yahoze ari inshuti yacu byanteye kubusanya nawe ndamugambanira. Ninjye wohereje abasirikare ariko ndasaba imbabazi. Nyagasani ntunyice. Colette nubwo nawe yifuzaga ko Rihanna yapfa, ntiyigeze amfasha mu migambi nateguye yose yo kumwica. Amakosa nanjye njyenyine, rwose umpa ikindi gihano kitari ukonyica. Kitani ati birababaje kuko buri gihe wagiye uca inyuma ukagambana. Igihe nohereza abasirikare kwa Rihanna ngo n'umuryango we babazane tumurebe, turebe umukobwa wo mu cyaro umwana w'umwami yakunze akanga igikomangomakazi, wowe waciye inyuma ubwira abasirikare ngo babice ari byo nabizi. Ibyo narabyihanganiye kandi uzi ko byari bigiye guteza intambara. Ndanashimira Hiroshi ko yatumye itabaho. None kuri iyi nshuro wateje ikibazo gikomeye cyane. Kwambika abasirikare impuzankano z'umwami w'amajyepfo bagakora amakosa nk'aya bivuze ko wari ugiye kunteranya n'uwo mwami. Reka tuvuge ko abasirikare wohereje bari gutsinda bakica Mando n'umuryango we, na Zari yaza bakamwica. Njye na Hiroshi twari kuvuga ko amajyepfo yatwatatse tukayatera tuyarenganye. Ikindi ikosa wakoze ryatumye igikomangoma cyakomerekera, abandi barapfa, Daikiri nawe arakomereka. Ese nibyo bigushimishije? Reba uko Rihanna na Mando babaye. Daikiri we rwose ni nkaho byari byarangiye. Byose byari byashyizwe ku mutwe wanjye, Mando we yamfataga nk'umugambanyi kandi byose ari wowe ubyihishe inyuma. Kubw'ibyo fata ibyo wumvire mu rugo. Sinifuza kumena amaraso y'umugore nakunze twabyaranye w'umwamikazi. Va hano ugende, ntaza gufata umwanzuro wo kukumanika. Nguhaye abasirikare bane bo kuguherekeza, bakugeze iyo uri buhungire bagaruke. Utwara ibyo ushaka byose hano, yaba amafaranga, ibyo kurya, imyambaro, ariko ntugire umwana utwara. Umwamikazi kari hazinze amarira mu maso, ari umwami apfukama hasi, aramubwira ati singusabye ngo mbabarire. Aramubwira ati nukuri ndagushimira ko utanyishe ukareka ngakomeza kubaho. Icyakora uzazirikane ko nabikoraga kubw'urukundo nkunda umwana wacu twembi, kandi nawe ndacyagukunda. Yasohotse muri icyo cyumba ajya gufata utwenda two gucikana, asohokana mu marembo n'abasirikare bari bamuherekeje, agenda atanasezeye abana. Colette yumvaga yamukurikira, ariko abonye ingaruka ishyari ryabo ryari ryateje nizo ryashoboraga guteza, araruca ararumira guma hamwe. Umwami Kitani yamusabye kugira icyo avuga, Colette abanza kurira asaba imbabazi, aravuga ati ingaruka zavuyemo n'izashoboraga kuvamo zose ndazibona. Kubwanjye nsabye imbabazi buri wese uri hano. Kitani yaramubwiye ati gusaba imbabazi kwanyu biroroshye, igiteye ubwoba nibyo mukora nyuma yaho. Nabwo wari wasabye Rihanna imbabazi, ariko reba imigambi yawe na nyoko aho yari tugejeje. Icyakora ubwo yemeje ko utamufashaga kuyitegura ukaba utarakira neza, wowe ntacyo nguhanisha. Icyakora uramutse usubiriye iri kosa nakumanika ku karubanda. Umwami yahaye ijambo Mando asobanura nawe uko byagenze nuko yari yatekereje ko ari Kitani wohereje abo bagabo. Hiroshi nawe yavuze ashimira Kitani, gusa ntiyivanga mu mwanzuro yari yafashe wo gusenda umwamikazi. Abwira Kitani ati reka umusore wanjye mufate mujyane mu bwami bwanjye avurirwe wanjye.
Kitana adaciye ku ruhande ati none se ubundi Zari aracyakunda Rihanna ku buryo twatangira kwitegura ubukwe bwabo? Zari mu mbaraga nke yavuze ko nta cyatuma adakomeza kumukunda, babajije na Rihanna avuga ko amukunda. Kitani yabwiye Mando na Hiroshi ati birakwiriye ko tuzongera guhura tukanzura igihe ubukwe buzabera. Abarwaye ntibazarenza amezi 2 batarakira. Ese byaba bitwaye iki ubukwe tubushyize nyuma yaho? Barabyemeye, bemeranya ko bazongera guhura indi nshuro imwe mbere y'ubukwe bakongera kubiganiraho. Kitana ati tuzahora nje kukugira umutware w'agace uyoboye kandi ni nyuma y'ukwezi kumwe gusa. Ndifuza ko Hiroshi na Zari nabo bazaba bahari. Hiroshi, Zari n'abana babo bari aho basubiye mu bwami bwabo bafite umurambo wa Yashiri kuko Zari atari kwemera ko ashyingurwa aho ngaho. Yifuzaga ko ashyingurwa mu mva zashyingurwagamo abanyacyubahiro b'ibwami kwa Hiroshi. Kitani yasigaye ajya inama n'abajyanama bamubwira ko atarakwiriye kwica abasirikare bari biyoberanyije kuko batari bazi ko ari akagambane, ahubwo basabye ko bahanwa mu bundi buryo bagahabwa igihano cyo guhamba bagenzi babo ari bonyine barangiza bakabashyira mu nzu y'imbohe. Ibyo Kitani yarabyemeye birakorwa. Mando nawe yabwiye umwami ati sindembye cyane n'umukobwa wanjye ntarembye cyane, ubuvuzi bw'ibanze twawuhawe. Nyagasani, nkumbuye abagize umuryango wanjye, umugore n'abandi bana 3 sinzi niba bari amahoro. Ndahangayitse, ndatekereza ko hari nabo bagambaniwe. Umwami yamuciye mu ijambo aramubwira ati ndabyumva ibyo ushaka kuvuga, ubwo ushaka kugenda nta kibazo, wenda Rihanna murataha, ndetse nzaza vuba dusubukure na gahunda yo kugira umutware. Icyo gihe na Hiroshi azaba ahari, azaba ari muri ibyo birori. Barasezerewe, umwami yongera kubaha abasirikare bo koherekeza abo batwaje impano yarabageneye. Aha ibwami hasigaye Daikiri wari urembye cyane ari wenyine, yararembye bikomeye ku buryo batari gutinyuka kuhamukura ngo bamujyane ahandi. Korete yarafite ubwoba ko se yashoboraga kumuhana akaba yanamwica. Mu rwego rwo kumwereka ko ari amarangamutima bamukoreshaga, ku busanzwe ari umwana mwiza, yagiye ajya kureba Daikiri yaba ari maso akaba amuganiriza. N'ubundi Daikiri yari umusore uteye neza azi kurwana. Uko Rihanna yari mwiza niko na Daikiri yari ameze. Ibyo Korete yatangiye kugenda abibona gake gake, ahubwo atangira kubona ko ari we musore mwiza kurusha na Zari wari waramwanze. Buri gitondo yajyaga kumureba ngo amubaze niba ari koroherwa, Daikiri akamuganiriza, akamubarira inkuru zisekeje nk'uko we na Rihanna baganirije Zari bwa mbere bakimubona, agakesha ijoro ryose yibereye mu nkuru zabo. Daikiri yatangiye kugenda atora agatege gake gake, Korete yisanga ari kumwiteretera nubwo bwose ateruraga ngo abivuge. Yaramubwiraga ati sinyuzarota wakize, buri joro mba mpangayitse nifuza ko ukira tukajyana mu busitani nkagutembereza hano ibwami hose ukareba uko hameze. Daikiri ati nanjye mfite amatsiko yo kuzahazengurukana nawe. Yacishijemo aramubwira ati nabonye ikintu njye nawe duhuriyeho. Daikiri ati kihese? Nawe tibaze ko twese tuzaba dufite inkovu ku mutima ku gatuza nako. Njye nibyo nabikoze nshaka kwiyambura ubuzima, wowe bagutera inkota utabishaka. Gusa twese zafashe ahantu hamwe, twese haburaga gato tugapfa. Daikiri aseka ati ubwo bivuze ko njye nawe dufite ikimenyetso gisa? Ubu wasanga no mu isura dusa, nuko nta muntu uraturebera ngo atubwire. Korete yarabisetse nawe. Umuganga agarutse kureba Daikiri, Korete aramubaza ati njye na Daikiri urabona ari iki duhuriyeho? Muganga ati mwese muri beza, mufite ibikomere ahantu hamwe, ikindi mujya kureshya. Ubwo se hari ikindira? Nimunyereke intoki zanyu ndebe. Yarazitegereje arababwira ati mufite intoki zireshya? Bose barasetse baratembagara. Daikiri aramubwira ati iyo tuba twashyizeho intego mba ngutsinze. Avuze ko dusa kandi nanjye niko nabivuze. Korete amwenyura ati ubuse nanjye nagira ubwiza nk'ubwabo mu muryango wanyu? Oya ntabwo dusa. Uwo munsi baraganiriye, muganga amaze kumusuzuma akomezanya nabo gutera urwenya, yibagirwa gusubira mu bye. Nyuma y'ibyumweru 3 Daikiri yarashoboye guhaguruka akagenda nta muntu umwegamije. Yabwiye Korete ati noneho wantembereza ingoro yose. Korete yishimye cyane, yaramubwiye ati tugende. Bahereho abaja babaga bakomereza ku byumba by'abagaragu bagera ku by'abasirikare, amagarura inyuma amwereka ku bubiko bw'ibyo kurya, amakatana ku mafarashi, amuzamura kuri etaje hejuru, yongera kumanukana hasi mu busitani. Bahageze Daikiri ananiwe kubera kumugendesha cyane kandi akirwariye. Korete aramubwira ati nta kibazo turuhuke. Yicaye hasi, Daikiri nawe arahicara. Korete aramubwira ati niba unaniwe koko ryama ku bibero byanjye, uramera nk'uryamye kuri matera uruhuke usinzire uko ushaka. Ndashaka ko tuba turi hano tukaba twumva akayaga ka hano mu busitani. Nugarura imbaraga ndagusubiza mu cyumba abaganga bakwiteho. Daikiri yarabyanze. Korete amufata mu bitugu aramukurura amwiyegereza. Umwami yarahagaze hejuru cyane ari kwitekerezaho, yibaza uko ubuzima bwari gukomeza yarirukanye umwamikazi. Yaratangiye kumukumbura, yibaza uko aho yarari yarabayeho, gusa akihagararaho yibwira ko yafashe umwanzuro ukwiriye. Yaje kugira atya abona Korete na Daikiri bari mu mikino, amanuka hasi abaza umusirikare warindaga Korete iby'umubano we na Daikiri. Undi amubwira ibyo yabonye byose bakoraga, birimo nuko bari biriwe bazengurukana aho hantu hose. Umwami yaramwenyuye, mu mutima arivugisha ati yaba yamukundaga ibya Zari akabyibagirwa. N'uriya musore ntacyo atwaye, se ni indwanyi nawe ni indwanyi. Ku rundi ruhande Mando yarageze iwe asanga abagize umuryango we bameze neza. Yageze harakira Rihanna bibuko, baguma bategereje ko Daikiri agaruka
umwami nawe akaza kumuha ubutware bakanitegura ubukwe bwa Rihanna na Zeri. Kwa Hiroshi, Zeri nawe yari yarakize ameze neza, ategereje kuzaherekeza se mu gihe Mando yari kuba agiye guhabwa ubutware. Aho kwa Kitani, ikindi cyumweru cyashize Daikiri ameze neza, we na Korete ntibatandukanaga keretse nijoro bagiye kuryama. Kandi Korete yari yarasabye ko muri icyo cyumweru bajya barira ku meza amwe, ni nk'aho Daikiri yari yarabaye umwana mu rugo. Igihe cyo gutaha cyari kigeze kuko yaramaze gukira. Ku munsi wabanzirizaga wo kugendaho, Korete yaramuhobeye cyane ararira, aramubwira ati sinifuza gutandukana nawe, ndumva wakagumye hano tukazabana iteka. Daikiri yaramusetse ati tukazabana iteka se, ntabwo uzashaka umugabo, keretse ubaye iwanjye ahubwo mbwira tuzibanire umbere umugore, nibwo twazabana iteka bigashoboka. Korete ati Daiki, urukundo ntirwigeze rumpira. Daikiri yamurebye mu maso agira isoni kubera amagambo yari agiye kumubwira. Yihagazeho aramubwira ati ndikugusezeraho nk'usezera kuwakunda. Ni ukuri urabona ko twese dufite ibikomere ahantu hamwe, ariko njyewe nyuma kugira igikomere ku mutima wagira ngo waciye muri icyo gikomere ugeramo imbere. Iyo mba nemerewe kugukunda wari kuzamura iruhande iteka. Kubera wowe sinumvaga ububabare turi kumwe. Ndagukunda Korete. Nuko gusa uri igikomangomakazi, wowe ugiye kubana wabana n'umwana w'umwami, utoranyirizwa abana b'abami gusa nabo bazahinduka abami. Naho njyewe ntabwo byashoboka ko nkunda. Korete yaramugundiriye ararira ati sinari nzi ko iryo jambo warivuga, nari nditegereje, nanjye ndagukunda cyane Daikiri, ahubwo ngo tujye kubibwira data. Daikiri ati tumubwire iki? Nawe ati tumubwire ko azadukorera ubukwe nyuma ya Rihanna na Zeri. Daikiri turakomeje, umukobwa ati yego, umusore ati ko mfite ubwoba se, ubu turajya imbere y'umwami tumubwire ko twatangiye gukundana ryari koko. Korete yaramukuruye ajya kureba se aho yari yicariye ari kuganira n'umujyanama we mukuru. Adaciye ku ruhande yahise amubwira ati data, ubukwe bwanjye na Daikiri buzaba ryari? Umwami atuvuze ngo iki? Yabisubiyemo, umwami arasekara atembagara ati burya se murakundana? Umva nta kintu nakwishimira nkabyo nko kubona wabashije gukunda undi muntu utari Zeri. Ahubwo se bizashoboka koko kandi ufite iyi nzika n'urwango mushiki we Rihanna? Nawe ati mushiki we ntazaba afite umugabo mwiza kundusha, rwose nahamane Zeri nanjye nifitiye Daikiri. Daikiri ubanza duhuje amaraso, mukunda kurusha uko nari narakunze Zeri, cyane ko ntanabonye amahirwe yo kumarana nawe igihe, wasanga ntari no kumukunda nk'uko nkunda Daikiri. Umwami ati niba ari uko bimeze reka dutumeho Mando na Hiroshi tubabwire ko tuzahurira kwa Mando ku munsi wo kumugira umutware. Daikiri n'abagumye hano muri iyi minsi ibiri tuzazamukana. Umwami yagombaga gutumaho umutware wari ugiye gusimburwa akamuteguza hakiri kare, agateguza n'abaturage ko hazashyirwaho undi mutware. Icyakora mu rwego rwo kumwubaha kuko bari bamukuye ku butware nta kosa afite, umwami yamumenyesheje ko azagumana abakozi bo kumukorera, akagumana n'ibyo yari yaragabiwe byose. Nawe wari umugisha, abandi bo mu gukurwaho bashoboraga no kwicwa. Umunsi nyirizina warageze, Daikiri na Korete bazamukanye mu igare rimwe bibereye mu mikino nk'iy'abana, umwami Kitani nawe mu rindi gare. Hiroshi na Zeri nabo bari berekejeyo kuko yari yabatumyeho. Kitani abasanga kwa Mando bahageze kare. Byari ibyishimo guhurira mu rugo rumwe. Abaturage bari bahawe isaha yo guhurira hamwe, abo bose berekezayo. Umwami ahinduranya umutware wari uriho amushimira mu ruhame, gusa avuga ko yarakwiriye gusimburwa na Mando, inshuti ya kera wari ugiye kuba bamwana n'abami babiri. Ibyo Kitani yabitangarije mu ruhame. Abaturage bari baturanye na Mando baratangara cyane, barakangarana kuko yari yarabihishemo, yaranze kubabwira uwo ari we wanyawe. Umutware wavuye ku nshingano nawe yatinyemo kuko Mando yaramaze kuba igitangaza. Ahubwo na Hiroshi yabitekerejeho, yiyumvisha neza ukuntu Mando kuko yari kuba akomeye. Umukobwa we Rihanna yaragiye kubana n'igikomangoma Zeri, umuhungu we Daikiri akabana na Korete. Iyo nkuru yuko Korete yisanze ari gukundana na Daikiri yashimishije Hiroshi, ishimisha Zeri na Rihanna, amarira abazenga mu maso. Rihanna biranamuriza, byamukoze ku mutima bitewe no kubona Korete wahoze amugambanira ashaka ko yanapfa agiye kubana na musaza we, yaribagiwe Zeri bapfaga. Basubiye kwa Mando mu rugo rumaze kuba umutware, bategura uko ubukwe bwose bwari gukorwa. Rihanna na Zeri bari bibereye mu byabo bari kubwirana amagambo meza cyane. Zeri ari kumubwira ati ibaze ko aho nageraga ngatekereza ko nguhebye, ariko urukundo rwacu rukomeye nk'amazi ntawarutangira, rwishakiye inzira. Rihanna ati bwa mbere kwiyumvisha ko wankunda uri igikomangoma byarangoye kuko numvaga ntagira ayo mahirwe nanjye. Icyakora nageze aho birambabaza igihe bampingaga bashaka kunyica. Uyu munsi ndi kwishimira ko batugerageje kuko byatumye mbona agaciro k'urugo nkunda. Daikiri na Korete bo ibyari ibibazo kuri bo ni ukuvuga inkovu mu gatuza, byatumaga babona ibyo kuganiraho, buri wese akavuga ko yaciye muri iyo nkovu akagera mu mutima wundi. Bari aho bazanye na cya kiganiro cy'uko basa mu isura, bituma habaho urwenya muri uwo mwanya, yaba abami cyangwa Zeri na Rihanna, ukongeraho nabi wabo wa Rihanna, baraseka cyane benda guhera umwuka. Korete yanazamuye impaka babaza couple yari iberanye cyane hagati ye n'iya Daikiri n'iya Zeri na Rihanna, gusa Kitani aseka avuga ko ibyo ngibyo ari ukurengera ko bose baberanye. Hiroshi yanze gushyigikira Kitani, arababwira ati Korete na Daikiri
aramubwira ati wowe Colette na Daikiri murenze kuri Zari na Rihanna, mwebwe rwose wagira ngo muranavukana koko. Yabivuze kuko arazi ko Colette yari afite ibikomere ku mutima yatewe na Zari, yemera kumushyigikira ngo bakomeze bisekere. Byarangiye banzuye ko hazabanza ubukwe bwa Zari na Rihanna, bwa Colette na Daikiri bikazaba nyuma yaho. Icyakora nk'uko umujyanama mukuru yahoraga abibwira Kitani, Mando na Hiroshi bamusabye kugarura umwamikazi mu rugo akamuha imbabazi, ubukwe bukazaba bari kumwe. Bahurije ku kintu kimwe, baramubwira bati umubyeyi wese w'umugore ntacyo atakora kubw'umwana we nk'uko Kariha yabikoze. Natwe abagabo twakora buri kimwe, nuko wenda rimwe na rimwe twirengagiza amarangamutima tugakora igikwiriye, naho ku mugore uganzwa nayo ntabwo wamuciraho iteka kubw'ibyo yakoze ngo umujugunye burundu. Umubabarire cyane ko icyo afite cyari cyo kurwana ku mwana we nubwo yabikoze mu buryo bubi. Kitani yarabyemeye, arababwira ati nanjye umutima ahoraga umunyishyuza. Icyakora nkirinda kuganzwa n'amarangamutima kuko nawe ibyo yakoze byari bibi cyane. Igihe cyarageze abo bashyitsi barataha, Manda asigara aho n'umuryango we ari umutware w'agace yaratuyemo. Kitani yifashishije umwe mu basirikare baherekeje umwamikazi Kariha ubwo yamwirukanaga, amugarura ibwami, bariyunga bongera kubahiriza inshingano z'abashakanye. Ku munsi wari warateguwe, ibwami kwa Hiroshi habereye ubukwe bwa Zari na Rihanna. Nyuma y'ukwezi, ibwami kwa Kitani habera ubukwe bwa Colette na Daikiri. Bwakabaye bwarabereye kwa Daikiri uwabo w'umusore, ariko kuko Colette yari uw'ibwami byari bivuze ko ari wari ufite izina rikomeye. Ibyo barabyubashye bubera ibwami cyane ko ari umutekano uhagije kandi ari heza kurushaho. Mu bukwe bwa Colette, umwami yanatanze itangazo agira ati Colette niwe uzaraga ubwami bwanjye, niwe mfura yanjye, azafatanye na Daikiri kuyobora ingoma nyuma yo gutanga kwanjye. Mando byaramurenze, abana be bari bamaze gushyingiranwa n'ibikomangoma. Hiroshi yaramwubahaga akanamutinya kuko Mando yari bamwana na Kitani, Kitani nawe akamutinya kuko Mando yari bamwana na Hiroshi. Mbese Mando yari yanditse amateka yo gushyingira abami babiri. Igihe cyaje kugera, Hiroshi aratanga, Zari aramusimbura. Ku munsi wo kumwimika bya nyabyo no kumwambika ikamba, Rihanna akagirwa umwamikazi. Abami b'ibihugu bari baturanye baje muri uwo muhango, Kitani wazana n'umugore we, umukobwa we n'umukwe we Daikiri. Colette yishimiye Zari wari ubaye umwami na Rihanna wari ubaye umwamikazi, nkaho nta kibazo bigeze bagirana, cyane ko Daikiri yari yarabimwibagije. Ukuntu bari babanye mu rugo rwabo bameze nk'abari mu ijoro rito, byatumaga rwose yishimira ko Zari yamwanze. Bidatinze, nyuma y'imyaka 10, Kitani nawe yararwaye aratanga, Colette na Daikiri bafata ubwami. Gusa Colette ni wari ufite ubwami mu biganza, agomba gufata imyanzuro ya nyuma. Umwana wa Daikiri na Colette w'umuhungu niwe ari kuzakomerezaho abasimbura. Ni nkaho ubwami bwari bwimukiye mu gisekuru cya Daikiri, kuko bwari kuzaraga umuhungu naho akaburaga umuhungu we, kandi ibisekuru byagenderaga ku bagabo aho kuba ku bagore. Ubwo bwami bwombi bwakomeje kubana mu mahoro, bukomeza gushyigikirana no gutabarana, imyaka irashira indi irataha. Uyu ni wo musozo w'inkuru yose ya Zari na Rihanna, umuhungu w'umwami wakunze umukobwa wo mu cyaro akanga igikomangomakazi. Cyari igice cya 5. Ndagushimira utegeranye ku musozo w'iki gice cya nyuma, kandi niba waratangiranye natwe iyi nkuru ukaba warumvise ibice byose kugera irangiye, uruho gushimirwa kurushaho. Komeza kubana natwe no mu zindi nkuru zitandukanye. Utarakora subscribe, uyu waba ari umwanya mwiza wo kubikora kugira ngo tuzabe turi kumwe. Naho ubutaha.